kuri urwo rubanza mu maboko y'abatizera, maze mu cyimbo cyo kugira ngo ukurikirane ibyawe kugeza ubwo usuzuguza kwizera kwawe, emera uhuguzwe kandi uhare. Ese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira bene se urubanza? Ahubwo mwene data akaburana na mwene data wundi, kandi bakaburanira ku batizera. Nuko mumaze kubonekaho icyaha rwose, kuko muburana musubiranamo. Mbese ni iki gituma mudahitamo ahubwo kugirirwa nabi? Ni iki gituma mudahitamo guhuguzwa? Byaba byiza kumvikana nubwo habaho igihombo runaka. Umuntu wajyanye mu nkiko, niba nkeje wamuha broshire, Aburahamu abwira Loti ati, he kuba w'intonganya kuri nje nawe no kubashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ndikiri imbere yawe. Ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya iburyo nanjye ndajya ibumoso, kujya ibumoso nanjye ndajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye ndajya ibumoso. Mwumve agaciro k'ubuvandimwe. Harimo guhara. Igihe mu itorero harimo impagarara, ntabwo dukwiriye kujya gushakira ubufasha ku banyamategeko n'abacamanza tudahuje kwizera. Abantu biringira abajyanama baba berekana ko batizera Imana, berekana ko bahise mu isi ngo bariyo ibabera umucamanza, kandi amazina yabo mu ijuru yandikwaho ko bifatanije ku mugaragaro. Biragoye cyane kutamenya icyo wamarira uwo mupfana, ukabaho ubuzima bwihugiraho, ukarya umuvandimwe wawe waburaye, ukambara umuvandimwe yambaye ubusa, maze ugasohoza bwa buhanuzi. Aho amoko yatangiriye, isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe, avuga ati dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora niba bagishatse. Ariko twese tukomoka ku muntu umwe. Biragoye kumenya ko umuzungu n'umwirabura bakomoka ku muntu umwe, kuko nujya muri gisekuru, ni mu gitabo cya Mata y'igice cya mbere, nujya gusoma ibisekuru urasanga bavuga igisekuru cya Yesu. Uzasoma bageze aho ngaho, noneho bagera kuri umwe witwa ngo ni Adamu, ariko Adamu w'Imana. Linda Asi. Mwese abaduteze amatwi tubaramukije mu izina rya Yesu. Uko umuyobozi wa gahunda amaze kubibabwira, amazina ni Mugunga Pierre. Tugiye kwigana insanganyamatsiko itubwira ngo kubungabunga ubuvandimwe. Muri iyi nsanganyamatsiko tugiye kurebera hamwe yitwa kubungabunga ubuvandimwe. Turareba uburyo twabubungabunga. Hari ubuhanuzi bw'imperuka buvuga iby'imperuka, uko abavandimwe bazahemukirana bakangana. Turi mu gihe nanone gusohora k'ubwo buhanuzi kugeze. Ntabakiringirwa, ntabakizerwa. Usanga abavandimwe ubumwe bwabo bwaragiye butandukana. Muri iyi nsanganyamatsiko rero turareba uburyo bubungabungwa kugira ngo Satani atabutokoza, kuko urukundo ni ikimera gisabwa kubagarirwa. Kitabagarirwa rero kikaba gishobora nanone kubora cyangwa kigapfa. Niyo mpamvu mu butumwa buheruka aribwo bufite imbaraga yegeranye kandi kunga abantu, abemeye kubuyoboka bagira icyo bamara kandi bakaba ku isi n'abaringira akamaro. Kuko tugiye kubiganira rero ubuvandimwe, cya mbere ingingo y'ibanze ni ugushyigikira icyo dupfana. Ubwo ni mu buryo bw'umuryango no mu buryo bw'itorero, kuko ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko abantu bose buri wese akeneye undi. Sabo tuvukana gusa, ahubwo umuntu afite icyo yaremewe, kuko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Turareba uburyo twashyigikira icyo dupfana no kukibungabunga. Ikindi mu buzima, abantu ntibajya babaho ngo babure gukosanya. Umwana w'Imana asabwa gushyira ibyiza mu bikorwa,
akabagarira icyiza mu cyimbo cyo kuzimbura ibibi. Ikindi turebera hamwe ku bavandimwe abana b'Imana ni ukudakunda imanza. Ibi nabyo bijya biba intandaro yo gutandukana no gusenya ubuvandimwe. Ikindi ni ukudakeka. Hari ibyo bita gukeka ibibi. Ibi nabyo turareba ingaruka zishobora gukomoka mu gukeka no kwibwira. Ibi nabyo intekerezo zacu zisabwa gushingirwa urubibi. Ikindi ni ukwirinda ishyari. Nabyo ishyari naryo rijya rigira icyo ritwara abantu. Twihuta rero kuko tubisoma mu ijambo ry'Imana, iyo bavuga ngo ni abavandimwe, ni abantu bakomotse ku mubyeyi umwe, ariko turabisoma mu mirongo igera kuri 2. Hari abavukana mu buryo bw'amaraso, hari n'ababyawe n'Imana, kuko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Iyi sano tuyirebere hamwe dusoma Bibiliya zacu. Imirongo igera muri 3 ya Bibiliya, tubanze twese abumva iki cyigisho dusome kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 17. Icyo twaba dupfana twese tugerageze gusoma kuri uyu murongo wa 26. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye. Kumenya yuko mu gisekuru twese dukomoka ku muntu umwe, Imana ikadutataniriza mu mahanga yose yo mu isi, igashyiraho ingabano z'aho dutuye. Izi ni imbibi. Uwareba yaba ari umuzungu, umwirabura, yaba ari uw'umuhondo n'uw'umweru, twese tunganya amagufa, twese tunganya ingingo z'umubiri, twese tunganya tuvuka kimwe, baba ari ababyeyi b'abirabura, ari ab'abazungu, ari abera, ari umuhondo. Abagore babwira amabere abiri, bonsa nk'uko abirabura bonsa, nubwo wenda baheka mu buryo butandukanye, bamwe bagaheka bakurikije imigenzereze y'iwabo, ariko twese tukomoka ku muntu umwe. Biragoye kumenya ko umuzungu n'umwirabura bakomoka ku muntu umwe, kuko nujya muri gisekuru, ni mu gitabo cya Matayo igice cya 1, nujya gusoma ibisekuru urasanga bavuga igisekuru cya Yesu. Uzasoma bageze aho ngaho barangije kuvuga uko babyawe, noneho bagera kuri umwe witwa ngo ni Adamu, ariko Adamu w'Imana. Kuba dukomoka ku muntu umwe bitwereka ubuvandimwe bushyitse. Ubutumwa bwiza icyo bubereyeho ni uguhanagura mu maso ya mwene muntu, agasobanukirwa neza yuko niba abantu mu irema Imana yaremye umuntu umwe, yajya kurema inyamaswa akarema amoko. Ubwo amoko tuyabara duhereye ku ndimi. Ni igitabo cy'itangira ibice 11. Muzasanga ko uhereye ku murongo wa 1 hatwereka neza turi ku ngingo yitwa ubwoko bumwe. Ni tangiriro ibice 11 aho amoko yatangiriye. N'umurongo wa 1, isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Abagenda berekeye iburasirazuba babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati mureke tumume amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'urwondo. Aho ndi busome ni umurongo wa 6. Uwiteka aravuga ati dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora niba bagishatse. Iri jambo ngo Uwiteka aravuga ati dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Nubwo witegereza indimi n'amoko bikaba birimo, ariko indimi zigenda zijyaniranye n'amoko,
nk'uko wasanga abaturiye Ubwongereza bavuga Icyongereza, abaturiye Ubufaransa bavuga Igifaransa. Izo ni indimi ariko bose ingingo ni zimwe, kandi uwavukana izirenze iz'undi afite yasanga agize ikibazo kuko badasa n'abandi. Ni nayo mpamvu twigiye mu birebana n'ubuvandimwe mu gitabo cy'Itangiriro tuhasanga ijambo ry'Imana ritubwira ku buvandimwe, cyerekana ko ari abantu bakomotse ku muntu umwe. Ubwo ni Itangiriro 49:5, aho bavuga ngo Simiyoni na Lewi ni abavandimwe. Aho tuzasoma nanone ko mu Itangiriro 43 basobanura neza ubuvandimwe. Ubwo noneho ni umugabo n'umugore babyara umwana, bamara kumubyara bakaba bavuye indimwe. Abavukana nabo bashobora kubyara abandi bakava indimwe, nubwo ariho kwaguka k'umuryango. Ayo navugaga ni 43 na 2:13. Ni amagambo avuga ngo baramusubiza bati abagaragu bawe turi abavandimwe, turi 12, turi abana b'umwe wo mu gihugu cy'i Kanani, umuhererezi yasigaranye na data, undi ntakiriho. Ni ijambo rikomeye. Baravuze ngo twese abagaragu bawe turi abavandimwe, turi 12, turi abana b'umuntu, turi abana b'umwe wo mu gihugu cy'i Kanani, umuhererezi yasigaranye na data, undi ntakiriho. Ubwo abakomoka kuri umwe bitwa abavandimwe. Ariko hakaboneka n'ikindi gihango dusoma mu ijambo ry'Imana cyo kubyagwa n'ijambo ry'Imana ryo butumwa bwiza. Uko kuri ni Yakobo 1:18. hari amagambo atubwira ngo Yakobo 1:18 harimo aya magambo avuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube kumuganura w'ibiremwa byayo. Imana nayo ijya kutubyara itubyarisha ijambo ry'ukuri. Ubwo ababyawe n'ijambo ry'ukuri baba bahuriye mu buvandimwe bushyitse. Iki gihango bafitanye babyawe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibi murongera kubisoma namwe ubwanyu mu gitabo cya Petero ya mbere 1:23, kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mubyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Uku kubyagwa kabyagwa n'ijambo ry'Imana, nawe ukabyagwa n'ijambo ry'Imana. Abizeye Yesu kandi babyawe ubwa kabiri, aba nabo bitwa abavandimwe. Baba abavandimwe bakaba bagize umuryango umwe, bagomba gusigasira ubuvandimwe bafitanye, kimwe nuko abavukana nabo ubwabo bakwiriye gusigasira ubu buvandimwe. Dore icyo Imana iremera umuntu n'umuvandimwe n'undi. Ni Imigani 17:17 haranditse ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Biragoye cyane kutamenya icyo wamarira uwo mupfana, ukabaho ubuzima bwihugiraho, ukarya umuvandimwe wawe waburaye, ukambara umuvandimwe yambaye ubusa, maze ugasohoza bwa buhanuzi buri muri Yeremiya 9:3. Turatubwira amagambo avuga ngo 9:3 Yeremiya harimo amagambo avuga ngo haranditse ngo n'uwa 4 haranditse ngo umuntu wese ajye yirinda umuturanyi we, kandi ntimukiringire uwo muvindimwe, kuko abavandimwe bazahemukirana rwose, kandi umuturanyi wese azajya asebanya. Ubu n'ubuhanuzi bwavuze ku bagize umuryango kutiringira umuturanyi, ukamwirinda, n'uwo muvindimwe ntumwiringire. Ibi ntabwo ari ubuhanuzi butarasohora, ahubwo arasanga mu nkiko abavandimwe baraburana, ababyeyi n'abana, none ugasanga
inzangano hagati y'abavandimwe nizo zirimo. Ubwo buzima abantu bakabubaho bataraburana, batatumirana, bagize ibirori, buri wese akaba nyamwigendaho. Uwo muvumo, ubuhanuzi bukaba bugenda busohora, mu by'ukuri ikaba intandaro y'amabi. Ugasanga ababyeyi batavuga rumwe batumye abana bahumana, tumye bicana. Ugasanga hari urwugomo rukomeye cyane, umuntu yanga umuvandimwe we n'umuturanyi we. Ibyo bikaba bimaze kuba gikwira ku isi, ariko imbaraga y'ubutumwa bwiza ikigendereye ni ugusigasira ubwo buvandimwe. Mu byo tuganira rero, kuko tubisoma mu ijambo ry'Imana, abavandimwe buri wese asabwa kubaho ari ingirakamaro. Ubwo icyo dusoma muri Bibiliya, tunareba icyo ijambo ry'Imana ribitubwira mu baturanyi, mu bavandimwe. Ndahera muri igitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu cya kabiri. N'amagambo dusoma kuri uru rupapuro rwa 590. Reka ndebe aya magambo yavuzwe n'umugaragu w'Imana, umuja w'Imana, asobanura icyo abana b'Imana bakwiriye kumarirana. Basobanuye ibintu bikomeye, bavuga ibirebana n'umusabano abana b'Imana basabwa kugirana. Berekana ko mu mibanire yacu buri muntu wese akeneye mugenzi we. Ni 445 harimo amagambo avuga ngo intekerezo, imico n'ubumuntu. 445 harimo amagambo akurikira: inyoko muntu twese duhujwe n'urushundura runini, icyo twakorera cyose guhesha abandi byiza kiduhindukirira umugisha natwe ubwacu. Iteko ryo kuzuzanya rireba abantu bo mu nzego zose. Burya inyoko muntu twese turakeneranye. Umuvandimwe akeneye umuvandimwe mugenzi we, umuturanyi nawe akeneye umuturanyi mugenzi we. Iyo umaze kumenya ko umukeneye, ibyo umukeneyeho ni byinshi. Niba afite isake y'inkoko irakubyutsa mu gitondo ukeneye kuzinduka, bwira niba afite imodoka haraza umuhanda, maze nawe nutega moto ugeze mu rugo. Inyoko muntu twese tugenjeje dute? Turakeneranye. Kandi muri ubu buzima bwo gukenerana, ibitabo biratubwira neza ngo gufasha abandi ni ukwifasha ubwacu. Dusoma icyo waba wararemewe kuri bagenzi bawe, turasoma kino gitabo bita Intekerezo, ibihamya umuzingo wa 2, 495. harimo aya magambo avuga ngo 495 kubungabunga kuri ingingo yo kurwanira ku cyo dupfana, kugira agaciro. Handitse amagambo avuga ngo, n'amagambo yavuzwe n'umuja w'Imana asobanura ibirebana nuko dukeneranye. Nibihamya umuzingo wa 2 mu cyiciro kitubwira ngo imyitozo ngororamubiri. Havuzwe waya magambo atangaje yavuzwe n'umuja w'Imana, asobanura yuko abana b'Imana mu isi, umuntu akiremwa yaremwe agira ngo abingirakamaro. Iyo atabaye ingirakamaro ababaye imfabusa. Ni 395 mu cyimbo cya 495 harimo amagambo avuga ngo, ngaho nimutega amatwi mwumve, mwiremwa ry'umuntu Uwiteka yagambiriye ko agomba gukora kandi akabingira akamaro. Buryo udafite icyo umaze uba ufite icyo utwaye. Nyamara benshi baba muri iyi si nk'imashini z'imburamumaro, mbese nkaho utamenya ko bariho. Ntibamurikira umuntu n'umwe. Nta muntu n'umwe babereye umugisha, babereyeho kubera abandi umutwaro gusa. Turebye imbaraga yabo ihindurira abandi ku byiza, iningwiza murongo. Icakora mu byo mu ruhande rubi babivuga n'imbaraga. Genzura imibereho y'abantu nk'abo witonze, uzasanga ko bigoye kubasangana igikorwa cyo kugira neza kizira kwikanyiza. Iyo bapfuye, kwibukwa kwabo gushirana nabo, amazina yabo yibagirana bidatinze kubera ko badashobora kubaho. Nibara bakunze inshuti zabo,
binyuze mu kubabera abantu beza no kubakorera ibikorwa byerekana ingeso nziza. Kubaho kw'abo bantu ntacyo kwari kumaze. Ntibabaye ibisonga bikiranuka, bibagiwe umuremyi wabo, bibagiwe ko umuremyi wabo afite ibyo abasaba gukora, kandi ko yabaremeye kugira ngo babe abakozi bakorera abandi byiza, kandi bakababera umugisha binyuze mu mbaraga yabihindura. Kwishakira inyungu bikurura ubwenge, bikabutera kwibagirwa Imana n'umugambi w'umuremyi wabo. Ni abantu bariho, ariko muri uko kubaho n'ingwizamurongo, ni abantu batamurikira abandi. Ubu icyo dupfana kirakomeye kuruta icyo dushobora gupfa. Abana b'Imana, umuntu ushobora gupfa izina rye rikibagirana, ni uko yabaye ku isi ari ikibazo kandi atari ingirakamaro. Dusoma kuri iyi ngingo ya kabiri itubwira kwirinda gukeka ibibi mugenzi wawe. Turagerageza kureba ingaruka zo gukeka no kwibwira ibibi. Reka tubijyanirane wenda n'ishyari, dusomye imirongo ibiri ya Bibiliya. Ndasoma aya magambo ari mu rwa mbere rwa kabiri rwa Samuel ibice 10. Turareba icyo ijambo ry'Imana ritubwira ingaruka zo gukeka no kwibwira ibibi. Ibice ni 10. Turasoma amateka amwe tuyumve tuyatekerezeho. Hanyuma y'ibyo umwami w'Abamoni aratanga, maze umuhungu we Hanuna yima ingoma ye. Dawidi abyumvise aravuga ati, nzagirira neza Hanuna mwene Nahashi, kuko se yangiriye neza. Nuko Dawidi yohereza abagaragu kumumara umubabaro wa se. Bukeye abagaragu ba Dawidi bajya mu gihugu cy'Abamoni. Ariko abatware b'Abamoni babwira umwami wabo Hanuna bati, mbese ye ugira ngo Dawidi yubashye so byatuma koherereza abo kukumara umubabaro? Nimurebe umugambi wa Dawidi, nimurebe n'abatware b'uyu Hanuna. Abamutwariraga baraza, umwami yohereje ipfukire amwohereza ubutumwa bw'akababaro ngo niyihangane, amufata mu mugongo. Nuko abatware baraza batariko wa mwami we, burya uzi ngo nuko gukunda byatuma akoherereza uwo kukumara umubabaro? Mu byanditswe byera mu Migani ibice 6 hatwereka neza ab'Imana yanga. Avuga ngo umurongo n'uwa 15 ngo nuteranya abavandimwe. Aba baraza bavuga amagambo bati, uragira ngo Dawidi yubase so byatuma koherereza abo kukumara umubabaro? Tuzi ko Dawidi yakoherereje abagaragu be kwitegereza umudugudu no kuwutata ngo azabone uburyo bwo kuzawurimbura. Nimurebe abateranya abavandimwe. Tusoma amagambo akurikiyeho. Nuko Hanuna afata abagaragu ba Dawidi, abaharaturaho igice cy'ubwanwa, akeba imyenda yabo hagati ku kibuno, aherako arabohereza. Babibwiye Dawidi, yohereza abo kubasanganira, kuko bari bakozwe n'isoni cyane. Umwami abatuma bati, nimugume i Yeriko kugeza aho muzamarira kumera ubwanwa, muzabone kuza. Abamoni babonye ko bazinuye Dawidi, batuma ku Basiriya no ku Batirehobu n'Abizobu, barabagurira ngo babahe ingabo zigenza inzovu 2. Umwami w'Imaka nawe azana abantu 1000, kandi n'Abitobu inzovu 1 n'ibihumbi 2. Dawidi abyumvise agaba Yowabu n'ingabo z'intwari zose. Buke Abamoni barasohoka, birema inteko ku karubanda ku irembo, kandi Abasiriya b'Izoba n'Abirahobu n'abantu b'Itobu n'Abamaka bari ukwabo ku gasozi. Maze Yowabu abonye kw'ingamba zimuremeye imbere n'inyuma, atoranya abantu b'indore b'Isirayeli bose, abarema inteko bahangana n'Abasiriya. Abandi bantu bose abaha murumuna we Abishayi ngo umugaba wabo. Abarema inteko bahangana n'Abamoni. Aravuga ati, Abasiriya nibaramuka bandushije amaboko,
uze kumvuna, kandi nawe abamoni nibaramuka bakurushije amaboko nanjye ndi bukuvune. Nuko komera turwane kigabo, turwanire ubwoko bwacu n'imidugudu y'Imana yacu, kandi Uwiteka abigenza uko ashaka. Yowabu nabo bari kumwe begera Abasiriya ngo barwane, maze baramuhunga. Abamoni babonye Abasiriya bahunze, nabo bahunga Abishayi biroha mu mudugudu. Yowabu aherako areka Abamori asubira i Yerusalemu. Bukeye Abasiriya babonye ko baneshejwe n'Abisirayeli, bateranya ingabo zabo, maze Haderezeri atumiza Abasiriya bo hakurya y'uruzi bazi Horamu, bazanye na Shobaki umugabo w'ingabo za Haderezeri, ariwe mugabo wabo. Dawidi abimenye n'abateranya Abisirayeli bose bambuka Yorodani bajya Heramu, maze Abasiriya birema inteko bahangana na Dawidi barwana nawe. Abasiriya bahunga Abisirayeli. Dawidi yica mu Basiriya abantu barwaniraga ku magare, umubare wayo yari 700, n'abagendera ku mafarashi inzovu 4, kandi basogota Shobaki umugabo w'ingabo zabo bamutsindaho. Nuko abami bose batwaraga na Hadarezeri babonye ko baneshejwe n'Abisirayeli, barabayoboka barabakorera. Nuko Abasiriya batinya kongera kuvuna Abamoni ukundi. Nshuti bana b'Imana, bavandimwe, nimurebe gukeka ibibi icyo bibyaye. Murebe aya magambo mabi baje kuvuga kuri Dawidi, abaje kugira neza umwami, abatware bakamubwira ibindi, nawe yumvira iby'abadashishoje. Nuko intambara irarota, abantu bapfuye murabareba, nabangana iki bajya bagwa mu mosha, mu nkuru babwiwe batahagazeho. Abateranywa bavandimwe bangana iki, abanyamagambo mabi bangana iki. Mwitegereje ukuntu uwari umukunzi w'umwami yahindutse umwanzi we. Abantu bapfuye b'inzirakarengane binyuriye mu magambo no kubunza inkuru utatumwe. Bana b'Imana, iki gitekerezo iyo ngisomye gasanga abantu banegurana, abantu bateranya abandi, sanga Satani yaramaze guhindura abantu umuhigo w'amenyo ye. Noneho wakwitegereza ibikorwa nk'ibi. Inyoko muntu nihigeze muri iyi minsi iheruka kubungabunga ubuvandimwe no kugirirana icyizere. Bana b'Imana, birakomeye. Abantu benshi bamaze guta uwo murongo, ku buryo gukundana hagati y'abavandimwe, gukundana hagati y'abana b'Imana, gukundana urukundo rwa kivandimwe, uru rwari urukundo buriya uwo ari we wese kudakunda umuvandimwe we aba ari ubwenge buke. Aho agize nabi wamuzira, kandi kuzira udakunda waba ubahishyano murindi n'umupfu no kutagira ubwenge. Dusoma mu ijambo ry'Imana, ibitabo bitubwira ngo iki ku bana b'Imana. Mu gitabo bita Intekerezo Umuco n'Ubumuntu cya 2 386 harimo amagambo akomeza gushimangira abana b'Imana icyo basabwa kuba cyo no gukora, n'icyo basabwa kumenya bahuriyeho. Berekana neza yuko abana b'Imana bavyawe ubwa kabiri ni umurungu umwe, baboheshejwe umurungu umwe w'ubutumwa bwiza, bafitanye igihango cy'amaraso ya Yesu. Akaba nanone kuri iyi ngingo ngezeho ya kabiri yo kudakunda imanza. Turasoma Bibiliya, twongere dusome n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibirebana n'imanza, ndabanza nsome Abakorindo ba mbere 6. Harimo amagambo yavuzwe na Paulo, avuga amagambo akurikira: Abakristo bahwiturirwa kutaburanira ku bisi. Iyo umuntu wo muri mwe afite icyapfa n'undi na mugenzi we, mbese ahangara kuburanira ku bakiranirwa ntaburanire kubera? Timuzi yuko abera bazacira bisi urubanza,
kandi ubwo ari mwe muzacira ab'isi urubanza, ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi? Ntimuzi ndetse yuko tuzacira n'abamarayika urubanza, nkanswe by'ubu bugingo. Nuko rero niba mufite imanza zo gucibwa zerekeye ku by'ubu bugingo, ni iki gituma mubishyiraho batagira icyo bahuriyeho n'itorero ngo bari bo bazica? Ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Mbese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira bene se urubanza? Ahubwo mwene data akaburana na mwene data wundi, kandi bakaburanira ku batizera. Nuko mumaze kubonekaho icyaha rwose, kuko muburana musubiranamo. Mbese ni iki gituma mudahitamo ahubwo kugirirwa nabi? Ni iki gituma mudahitamo guhuguzwa? Ariko ni mu bwanyu mugirirana nabi, muhuguzanya, kandi abo mugirirana mutyo ni bene data. Ijambo ry'Imana rikomeza kwerekana muri iki gice ingorane ziboneka hagati y'abana b'Imana, gutongana hagati y'abana b'Imana, hagati y'abavandimwe n'abandi, hagati y'ubwoko bw'Imana buhujwe n'umurunga w'urukundo. Ibyanditswe byari bitubwira ya magambo nasomye, ababyawe ubwa kabiri bakabyagwa n'ubutumwa bwiza basabwa gukundana nk'ingingo, basabwa kutaregana, basabwa kutaburana ngo baje mu batizera. Iyo bahemukiwe, ijambo ry'Imana ribasaba kwikiranura binyuze mu mwuka w'amasengesho. Haranditse ngo twese tugereranywa n'ingingo z'umubiri umwe uteranijwe muri Kristo. Uwo mubiri ufite ingingo zitandukanye, kandi urugingo rumwe ntirushobora gukora umurimo w'urundi. Nyamara ingingo zose zirakenewe zibumbiye hamwe kandi zikorana mu butangaje. Bana b'Imana, reka mbabwire nti ubu buvandimwe dufitanye bufite agaciro gakomeye, kandi ku bana b'Imana kubusigasira ni cyo gaciro n'icyubahiro cyabo. Nusoma Itangiriro ibice 13, murasoma amateka ya Aburahamu, ndetse munasoma we na Loti ubwo abashumba babo batonganaga kubera ubwinshi bw'imikumbi bari bafite. Baricaye bakemura ikibazo mu mahoro, maze witwa umubyeyi Nyirukuragwa ari kumwe n'umwana bereye se wabo. Abashumba batonganye, ababyeyi baricara bajya inama. Ikintu gikomeye bagiyeho inama niki, nawe uje wumva wagira ifuwe cyo kugirira mwene so wo musangiye kwizera, umuvandimwe wanyu. Dusome kuri umurongo wa karindwi. Habaho intonganya z'abashumba b'inka z'Aburahamu n'ab'iza Loti, kandi muri icyo gihe Abanyakanani n'Abaferizi babaga muri icyo gihugu. Aburahamu abwira Loti ati, he kubaho intonganya kuri nge nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ndikiri imbere yawe. Ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya iburyo nanjye ndajya ibumoso, kujya ibumoso nanjye ndajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye ndajya ibumoso. Mwumve agaciro k'ubuvandimwe. Harimo guhara. Aravuga ati, he kubaho intonganya hagati yanjye nawe. Biteye isoni kubona hagati y'abavandimwe habaho intonganya, hagati y'abavandimwe habaho kutumvikana, hagati y'abavandimwe hatabaho gusangira. Noneho dusoma amagambo tujyanirane cyane. Bana b'Imana, n'aya magambo ndibugerageze gusoma mu gitabo cy'ibihamya bambe cy'ubutumwa bwatoranijwe umugabane n'uwa 3. Hari amagambo yavuzwe n'umuja w'Imana. Ku bafite icyo gitabo, ni icyigisho cya 17 ngira ngo na 2. Turasoma amagambo akurikira. Hasobanuye neza icyo abana b'Imana basabwa gukora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Haranditse rero ngo igihe mu itorero harimo impagarara, ntabwo dukwiriye kujya gushakira ubufasha ku banyamategeko n'abacamanza tudahuje kwizera. Ariko namwe guhara kushobora kuboneka ukaba uhagaze ku gaciro kawe,
haranditse rero ngo ntabwo Imana yifuza ko ibibazo by'itorero tubishyira imbere y'abantu batayubaha. Mbega abana b'Imana, abahujwe n'ubuvandimwe bw'itorero ry'Imana, ubuvandimwe bw'ubutumwa bwiza, ibyabo ntibikwiriye kujya hanze mu batizeye. Arongera ati ntabwo ishaka ko dushakira ubufasha ku bantu batumvira ibyisaba. Abantu biringira bose, biringira abajyanama baba berekana ko batizera Imana bitewe no kutagira kwizera. Uwiteka arasuzugurwa bikomeye kandi imigirire yabo irabakomeretsa ubwabo ku rwego rukomeye cyane. Iyi ni Imana hepfo aravuga ngo abo bantu baba birengagije inama Imana yatanze kandi bakora ibyaha babujije gukora, berekana ko bahise mu isi ngo bariyo ibabera umucamanza, kandi amazina yabo mu ijuru yandikwaho ko bifatanije ku mugaragaro. Mureke bene abo bantu bamenye ko Imana iburira itazigera yumva amasengesho yabo batuka izina ryayo ryera, bityo izabarekera Satani ngo akomeze abababaze cyane kugeza ubwo bazabona ubupfapfa bwabo, maze bashaka Uwiteka biciye mu kwatura icyaha cyabo. Ntabwo Imana ibyemera, ntabwo yemera. Hepfo niyo ikomeza kuvuga ngo kuri urwo rubanza mu maboko y'abatizera, maze mu cyimbo cyo kugira ngo ukurikirane ibyawe kugeza ubwo usuzuguza kwizera kwawe, emera uhuguzwe kandi uhare uha agaciro ibyo Imana yagutegetse. Bana b'Imana kandi bavandimwe, isi igeze aho Satani ayijyana aho ashaka. Mu gitabo cyitwa inama zigirwa itorero ndasoma amagambo, haravuze ngo bamwe ntibazi ubwenge, ni urupapuro rw'104, bamwe ntibazi ubwenge bwo gucunga neza ibyo mu isi, babuze ibyangombwa maze Satani akabafatiraho. Iyo bimeze bityo, bene abo ntibakwiriye gukomeza kutamenya imirimo yabo, bakwiriye kwicisha bugufi bihagije ku buryo bagisha inama abo bafatanije kwizera kandi biringira mbere yuko bagira icyo bakora. Neretswe uyu murongo wo mu Bagalatiya ngo mwakirane ibibaremerera. Bamwe ntibicisha bugufi bihagije ngo bareka bazi ubwenge aba ari bo babagira inama, kugeza ubwo basanga bakurikiye izabo nama bamaze kwishyira mu kaga, hanyuma bakaza kubona akamaro ko kugisha inama aho bafatanije kwizera. Mbega ngo uraba umutwaro uruta uwa mbere. Bene data, ntibakwiriye kujya mu by'imanza niba hari ukuntu babyirinda, kuko iyo bibaye bityo baha umwanzi uburyo bwo kubaboha no kubatesha umutwe. Byaba byiza kumvikana nubwo habaho igihombo runaka. Imana burya reba uwo muntu wajyanye mu nkiko, niba nk'ejo wamuha broshire, reba niba wamuhamagara ngo ajye kukubera umushyitsi ejo. Birakwiriye neza yuko nabonye yuko Imana ibabazwa n'ubwoko bwayo, kuko batahindutse. Ntabwo ndi bujye hirya, ariko kwemera ugahomba, kwemera guhagarara mu ruhande Imana ishaka, kugirira mugenzi wawe neza, no guhagarara mu ruhande rwo kwemera kugira icyo uhomba ngo wunguke mugenzi wawe. Buryo ubonye umuntu mu by'ukuri biruta kubona ibintu. Mu gitabo bita témoignage de Bar, ni amagambo avuga amateka y'umuja w'Imana
Elina White amaze guterwa ibuye n'umwana w'umunyeshuri bagendanaga. Uyu mwana yararabiranye, ararwara araremba, ajya mu bitaro, yaravuye, maze inshuti n'abajyanama babi baraza basanga uwo mugore nyina wako kana wa Elina White, baramubwira bati rero wamuteye ibuye dorare ku ishuri, umwana wawe ari kubarera mu bitaro, none bigende wora wamujyana mu banyamategeko, ntupfushe umwana ngo abandi bakomeze iterambere ryabo. Yaje kubasubiza arababwira ati ntabwo napfusha umwana ngo nimara mfushe n'umuturanyi. Uyu muturanyi niwe uzangemurira, uyu muturanyi niwe uri busigare ku rugo iwacu. Ntabwo abana barwanye bashobora kuduteranya ngo bitume inyungu nari mufiteho n'urukundo twari dufitanye duteranywa n'abana. Nuko yungutse byinshi, noneho muri uko kunguka byinshi Imana yahererwa icyubahiro. Dore rero mu biteranya abavandimwe, icya mbere ni ibintu, ni ishyari, ni inzika, ni ukuzimbura. Ariko nugerageza gusoma ntabwo Imana ishyigikira ibitandukanya abantu. Dusoma aya magambo 650 ni igitabo cy'intekerezo, imico n'ubumuntu. Murabona ko uru rwikekwe rwagejeje abantu habi. Imanza nazo zituma abantu batumvikana, kandi mu by'ukuri umuturanyi muburanye ukamusiga muri gereza, ntabwo warara mu wawe utari kwikandagira, ntabwo wahura n'abana babe utubitse umutwe. Burya rero umwana w'Imana asabwa guhitamo icyiza uko ikiguzi cyaba kingana kose. Ndasoma aya magambo 650. Imana ntishyigikiye ibitandukanya abantu. Iyobokamana rya Kristo rizamura uwaryakiriye rikamugeza mu rwego rwo hejuru mu bitekerezo no mu bikorwa, ari naryo gereka inyoko muntu yose intego y'urukundo rw'Imana, kuko yamucunguje igitambo cy'umwana we. Ku birenge bya Yesu abakire n'abakene, abanyabwenge n'injiji bose barahahurira, batetaye ku bibatandukanya n'ubusumbane bwo ku isi. Ibitandukanya bya hano ku isi byose biribagirana igihe twubuye amaso tukayahanga wa wundi watobowe ibiganza n'ibirenge ku bw'ibyaha byacu. Bavandimwe, aya magambo arakomeye. Twese iyo tumaze kwakira Yesu nk'uko duherutse kubyiga ubushize, umukire akenera umukene n'umukene agakenera umukire, abantu bose baruzuzanya. Ariko haranditse ngo ku birenge bya Yesu abakire n'abakene, abanyabwenge n'injiji bose barahurira, batitaye ku bibatandukanya n'ubusumbane bwo ku isi. Ibidutandukanya bya hano ku isi byose biribagirana igihe twubuye amaso tukayahanga wa wundi watoboye ibiganza n'ibirenge ku bwacu. Ubwoko bw'Imana, umaze kumenya ibi ngibi, wamenya neza yuko burya uwo wafungishije ntiwanyuriwe, ntiwajya kuhasaba amazi, ntiwahacumbika. Nk'uko Abanyarwanda bavuga ngo umugina naba arazinduka ntiyigaba. Ngiyi intandaro ya benshi kubura aho bakandagiza ibirenge, bitewe n'inyifato itari nziza, bitewe n'inzangano n'ishyari. Ibyo dusoma muri iki gitabo reka nyasome, noneho turebe icyo twakora muri iki gihe tugezemo. Ntabwo turi busome byinshi kuko ishyari ribyara urwikekwe, ishyari rigatuma utishimira mugenzi wawe, ntiwishimire iterambere rye. Ishyari ritumye abantu bamarana, ishyari ritumye abantu barwara indwara z'ibifu, ishyari ritumye abantu babura ibitotsi, indwara zikaba nyinshi mu ntekerezo. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kubiha Uwiteka bitera kurama, imyaka y'umunyabyaha izatuba. Reka bana b'Imana, abagitijwe kurama, abazi Imana, dore n'ibindi bitandukanye abantu, ni amagambo mabi, ni amagambo akarishye, ni amagambo yo kunenga, ni amagambo ahutaza, maze ugasanga n'undi arakwituye. Haranditse ngo tukavuga amagambo atyaye,
ahutaza, anenga kandi akomeretsa. Uwo ni umuriro uhumanye ugomba gukurwa mu ngando zacu no mu mibanire yacu na bene data. Aya magambo ni mabi. Imana irasaba umuntu wese uri ku murimo wayo gukongeza icyotero cye ku makara y'umuriro wera. Hepfo tugomba kumira bunguri amagambo mabi. Burya rero kuyamira bunguri, hari abantu ugira ngo bagiye mu myitozo n'inzobere ku magambo mabi, usanga horarekereje ku munwa. Tugomba kumira bunguri amagambo mabi akarishe, akakaye, ajya asohoka mu buryo bworoshye ku minwa yacu, kugira ngo umwuka w'Imana avugire mu gikoresho muntu. Aya magambo kuyamira ugiye kuyavuga nabyo bisaba imbaraga ikomoka ku Mana. Hari abantu batazi kuvuga neza mu buzima bwabo, ariko muri icyo gitabo cyitwa Témoignage de Bar niho banditse ngo nubwo igiti kigororwa kikiri gito, ariko imbaraga y'ubuntu bw'Imana ifatanije n'ubushake bwa muntu kwishobora kugorora n'igiti kimaze kugukura, maze kikava mu miremerwe n'imiterere itameze neza. N'abavugaga nabi bakavuga neza, n'abitwaraga nabi bakitwara neza, bityo imbaraga ihindura y'Imana ibereyeho kudukorera icyo tudashobora kwikorera. Rero kansome ndangiza ni 597 tekerezo imico n'ubumuntu. Arakomeza ati umukiza azafasha buri wese muri twe aho dukeneye ubufasha bwihutirwa muri uyu murimo ukomeye w'ingenzi wo kunesha no gutegeka inarijye. Mureke amategeko y'ubugwaneza abe ku minwa yacu n'amavuta y'ubuntu abe ku mitima yacu. Ibyo bizabyara umusaruro utangaje. Muziyumvisha, mugire impuhwe n'urugwiro. Mukeneye kwimenyereza imico myiza. Umwuka wera agomba kwakirwa kandi akinjizwa mu ngeso zanyu, nuko azahinduka umuriro wera uzabyara umubavu uhumura neza uzazamuka ku Mana. Tuzakomoka ku minwa ica amateka, ahubwo uzaba nk'umuti w'imitima y'abantu. Mu ruhanga rwanyu hazabagirana ishusho y'Imana, hazarabagirana ishusho y'Imana. Ubwoko bw'Imana, tutagiye kure, mubonye icyo icyaha kitubyarira. Satani ni umwanzi w'ibyiza, twese turavukana. Ishyari, inzangano, gukeka ibibi ndetse n'inzangano mu bavandimwe nibyo bibyaye intambara ziriho z'amoko. Nta moko ari ku isi, ahubwo hari indimi, ariko abantu bose ni abavandimwe. Reka njye namwe muri uyu mugoroba, Imana yo mu ijuru ishoboye byose iduhe guhindurwa gusa nayo, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza. Reka buri wese abe umutunzi ku mirimo myiza, yubaha Imana, ab'ingirakamaro, kandi haba mu muryango, mu bavandimwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo tujye tuba impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Ibidushoboze kandi biduhere mu izina rya Yesu. Linda Afya. Kora subscribe, sabona.